tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu Rwanda, mu mahanga, ahantu hose muherereye mukaba mudukurikira umunsi ku wundi, tubahaye karibu tubifurije kugubwa neza. Rero uyu munsi tugiye kuganira muri zo nsanganyamatsiko zacu nziza ziba zigamije kubakana, kwiyubaka, kubaka ubuzima bwacu neza, tugirana inama, twibukiranya ndetse turushaho no guhugurana kugira ngo turusheho kumererwa neza mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire nimba uri mushyashya ku Murimbo TV nawe ngo kora subscribe, ntugende udakoze subscribe kubera yuko ukeneye ko izi video zizajya zikugeraho mbere kugira ngo nawe umenye ibyiza biba ku Murimbo TV. Niba usanzwe uri umusangwa wubahwe, ni ukuvuga ngo mwese mutugejeje aha ngaha ni ukubera urukundo rwanyu kandi natwe turabakunda cyane, muri abanyacyubahiro kuri twebwe, rero turabasaba ko twagumana kandi tugakomezanya, atari ukuvuga yuko muzajya muguma hano gusa, ahubwo muzajya mujya n'ahandi hantu hatandukanye hari amakuru n'ibindi byiza byinshi, ariko natwe ntimutwibagirwe. Mbere y'uko mbabwira insanganyamatsiko y'uyu munsi, reka nivuge, nitwa Sauda, tuganire tuziranye. Tugiye kuganira rero uyu munsi ku nsanganyamatsiko irebana n'abashakanye, imiterere y'akabariro mu buryo bwiza, kubera yuko twasanze ko iki gikorwa ari ngombwa cyane ko abantu bakiganiraho ibintu byinshi cyane bitandukanye, kubera ko ni ubuzima, gitera ibyishimo, gikora umuryango, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma tubaho twishimye kuri iyi si. Uyu munsi niyo mpamvu rero tugiye kukiganiraho, tugiye kukiganiraho iki rero? Tugiye kuvuga ku bimenyetso cyangwa se ibintu bigera kuri 7 bizakwereka ko umugabo wawe muri gutera akabariro yaryohewe cyangwa se wamuryohereje. Iki kibazo ndabizi hari abagore benshi cyane bakibaza. Iyo umaze gukora amabanga y'abashakanye, uba ukeneye feedback nziza, uba ukeneye kumva ayo makuru meza agaruka, ese byagenze neza, ese byaryoshye. Hari n'abatinyuka bakabibaza kubera yuko uba ubikeneye cyane. Rero ngiye kukubwira ibimenyetso bizakwereka ko waryoheje icyo gikorwa. Ntuzirirwe uhangayika ngo urabaza, ntuzirirwe ubunza imitima ngo wibaze ngo ese ngo byaryoshye, ese byagenze neza. Ibimenyetso uko ari 7 biraza kukwereka ko uba waryoheje kino gikorwa. Ndagira ngo rero mbere yo gutangira iki kiganiro cyacu mbanze nshimire buri muntu wese ureba video yacu akayirangiza, nshimire buri muntu wese usharinga ino video, nshimire buri muntu wese ukora like video akiyibona, nshimire buri muntu wese ujya muri comment akaduha comment, kandi ngira ngo mbasabe mujya muri comment, dusangire amakuru. Uyu munsi hari icyo mvuzeho, ariko ejo cyangwa se uyu munsi ushobora kujya muri video, muri comment y'iyi video ukandika uti tuzaganire kuri iki ngiki, unshyigikiye cyangwa se umpaye ibitekerezo bizatuma ngiraho mpera ntegura topic y'ubutaha. Murakoze ku bazabyubahiriza. Reka rero dutangire n'ikintu cya mbere kizakwereka ko umugabo wawe yaryohewe cyangwa se wamuryohereje hariya hantu. Icya mbere, abisubiramo kenshi ko biraryoshye, sibyo? Niwumva ari kubisubiramo kenshi, ntabwo ari ngombwa ngo bimubaze, we wenyine arabivuga kandi akabivuga abisubiramo kenshi. Hariya ni ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko umugabo wawe ari kuryoherwa by'ukuri. Hanyuma rero ikintu cya kabiri kizakwereka ko umugabo wawe hari ahantu aryohewe, asakuza kenshi mu buryo bwe ashaka ubwo ari bwo bwose, kubera yuko nyine buri muntu wese aba afite ukuntu asakuza, yaba abagore yaba abagabo, buri wese agira uko yiyumva n'ukuntu nyine akubita ako karuru bitewe n'ukuntu ari kuryoherwa. Niwumva rero ari gusakuza uburyo bwose ashaka ariko akaba ari kwisakuriza wowe ubwawe utabimuvugishije, uzamenye ko uyu muntu ari kuryoherwa cyane. Hanyuma rero ikindi cya gatatu kizakwereka ko uyu mugabo wawe ari kuryoherwa cyane, agenda aguhamagara mu izina kenshi, guhamagara amazina ashaka, ariko kenshi yibanda kuvuga izina ryawe. Nubwo atari asanzwe aguhamagara izina, wumva ari kuguhamagara igihe hari ahantu arimo kuryoherwa muri kiriya gikorwa. Hanyuma rero ikintu cya kane nanone kizakwereka ko uyu mugabo wawe ari kugenda aryoherwa cyane, iyo ufunguye amaso ukamureba usanga yafunze amaso nyine, ugasanga nyine yahumirije, ari ahantu kure ku buryo nyine ureba ugasanga ntari hano hafi cyane. Icyo gihe rero aba yaryohewe cyane. Ikintu rero cya gatanu nicyo tugezeho kizakwereka ko umugabo wawe ari kuryoherwa cyane mu gihe muri gutera akabariro. Ni ukuvuga ngo agenda hari bamwe, buri wese agira style ze, ariko usanga ari kuvuga nk'uri kuribwa n'urusenda nyine
ukumva yuko ari mu bintu biri kumuryohera cyane, iyo atavuze nk'uri kuribwa n'urusenda aravugiriza, nyine kimwe muri ibyo ngibyo, sitili imwe ashaka ariko akabivuga nyine ukabona ko yagiye yatwawe kandi wowe nta kintu wenda uri kubimubwiraho ariko we akajya akubwira nyine utiriwe unanavuga agasakuza nk'uri kuribwa nk'urusenda cyangwa se akagenda ananavugiriza donc ibyo ngibyo uzamenye yuko uyu mugabo wawe wamuryohereje kandi yatwawe cyane. Icya gatandatu rero agenda avuga imyanya yawe y'ibanga. Agenda nyine ayivuga mu rurimi ubwo avugamo, niba ari Ikinyarwanda ubwo murabyumva nyine uko umwanya w'umugore witwa mu Kinyarwanda agenda abisubiramo, ntago abura ikintu gituma abivuga, akabivuga nyine hari ahantu haba imvugo zaho, haba sitile zaho, twebwe nyine twashatse turabizi, tubiziranyeho. Ikintu cya karindwi rero nicyo tugezeho kizakwereka ko umugabo wawe yaryohewe mu gihe cy'amabanga y'abashakanye, ni ukuvuga ngo aragushimira kenshi gashoboka iyo muri icyo gikorwa, agenda agushimira byigarura nyine byizana kugeza igihe asoje. Hanyuma rero iyo asoje arongera n'ubundi akagushimira, arasoje, ararangije, arongera akagushimira kandi akongeraho n'ijambo rivuga ngo byari byiza, oh byari biryoshye, oh byari byiza, oh uraryoshye, akabivuga. Aba rero ni bamwe mu bagabo bagira amarangamutima yabo bakayasohora. Hariya ushobora no kugira umugabo uhora akora kino gikorwa ariko ntavuge, akaba muri we nyine hatabamo gahunda yo kuvuga, umuzi kuva mwatangira gukora sex atarigera wumva yavuze na rimwe, uzamenye ko uyu nguyu ariko ateye. Ariko ngira ngo nkubwire wa mugabo we, nimba ari uko nguko uteye, bihindure kuko muri iki gikorwa haba hakeneye, mbese ni nk'uko wabona nk'umuntu ari gukina nka football, ni urugero, reka dufate urugero rwa futu, umukinnyi yari mu kibuga ari gukina, nta bafana afite bari kumufana icyo gikorwa kugira ngo arusheho kumva yuko hari abantu bari kuryoherwa nacyo, cyangwa se izo mvune ze hari abantu bari kuryoherwa nazo, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero hano muri iki gikorwa ho birenze no muri football, birenze no mu mikino yose, kubera yuko aha ngaha mwese muba muri gusangira ibyishimo. Rero kora uko ushoboye, niba wumva ko umugore wawe agushimishije, akuryoheye, irekure, wishime ku buryo nawe abyumva cyangwa se akanabibona, sibyo? Aha ngaha rero tukiri aha ngaha ndagira ngo mbabwire ngo impamvu ntanze bino bimenyetso ni uko abagabo buriya ntabwo ari abantu bajya bamenya guca ku ruhande ngo babeshyabeshye cyangwa se ngo bakore icyo bita gusikama. Gutubura, ntabwo batubura, abatubura turabazi abo ari bo, twabivuzeho tuzongera tunabivugeho ubutaha, cyangwa no mu kanya turabikomozaho. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo abihiwe ntabwo avuga, we arwana n'uko ari burangize gusa. Nubona umugabo wawe mu busanzwe umuzi asanzwe ashobora kuba yavuga mu gihe cy'amabanga y'abashakanye, ari wa muntu wirekura, atari wa muntu wifunga, aha ngaha ikizabikwereka uzamenyera kuri nimba ufite ikibazo cy'uko ugira ububobere ugitangira mu gikorwa, noneho bugahita burangira. Nyuma iyo kiri gutangira uzumva ukuntu atangiye avuga, noneho bwa bubobere nibuza gushira uzamwumva nanone reaction ze ziba zigaragara. Aha ngaha rero aba ari muri we aba ahugiye mu gutekereza ngo ndangize mbone mvuye muri ibi bintu gusa, kubera yuko ntabwo ari kuryoherwa. Aha ngaha bino bimenyetso twavuze hano byo kukuvuga, byo kuvugishwa, byo kuvugiriza, byo gusakuza mu buryo butandukanye, ntabwo uzabwumva kubera yuko ntabwo azaba aryohewe, ntabwo rero ashobora kukubeshya. Mu gihe umugore we ashobora gukora sex yarangiza akaba yanabeshya, cyane cyane hari n'ababeshya ko barangije kandi batarangije mu by'ukuri, hari n'abasakuza nyine kubera yuko ari kugira ngo ashimishe umugabo, ibyo ngibyo kandi ntabwo ari icyaha, nta nubwo ari bibi, ahubwo ni byiza cyane. Ibi ngibi bituma umugabo wawe nyine, ni bimwe mu bimutera kuraje yo gukora amabanga y'abashakanye no kuyanoza neza, yumva nyine ashyigikiwe cyangwa se ari kubikorana n'umuntu agomba kubikorera nyine, sibyo?
Rero aha ngaha ibimenyetso ni byiza cyane ku bantu babitanga, felicitation ku bantu babigaragaza, yuko wishimiye igikorwa uri gukora, biha icyizere umugore wawe, bikamuha imbaraga, bikamuha no gukomeza kwiyumvamo uw'agaciro, ariko ku bantu batajya babikora kandi baryohewe, muhinduke mujye mukora kino gikorwa neza. Abagore rero namwe murabizi yuko ahubwo twebwe nitwe twakabaye tubanza mbere y'uko abo bagabo bacu basakuza muri kino gikorwa, ariko nanone bitewe n'aho muhaherereye, nanone wirekura cyane mu kuvuga no gusakuza bitewe n'aho uherereye, kugira ngo utaza kugira abo ubuza umutekano. Niba ufite ikibazo cyo kuba muri mu nzu ntoya, jya ugabanya volume nshuti yanjye, jya ugabanya volume kugira ngo utaza kugira abo uhungabanyiriza ibyiyumviro cyangwa se umutekano wabo, sibyo? Nuko rero uyu munsi iki kiganiro nari nakibateguriye bitewe n'uko nzi yuko kino kintu nacyo ari ingenzi kandi ari gikenewe kugira ngo abantu kibe cyabagirira akamaro. Niba nawe kikugiriye akamaro, urajya muri comment uvuga uti iki ngiki ni cyiza kucyumva cyari kimfitiye akamaro, kandi ndifuza ko ubutaha tuzaganira kuri iki n'iki. Reka rero mbasezere mbabwira ngo urugo rwiza, mbabwira ngo mujye murushaho gukora cyane mukorera ingo zanyu, mujye murushaho kwisanzura cyane mubikorera kubaka urukundo rwanyu, kubaka imiryango yanyu, ngira ngo mbabwire ngo turusheho kubabarirana mu gihe twakoze amakosa, turusheho guca bugufi no gusabana imbabazi mu gihe hari amakosa yabaye, kubera yuko iyo tutabikoze ibi ngibi nabyo biri mu bihungabanya ibyishimo, bigatuma n'amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Amabanga y'abashakanye rero ni ngombwa cyane gukorwa kenshi gashoboka mu gihe mwasezeranye kubana nk'umugore n'umugabo. Niyo mpamvu tugomba ubutaha kuzagaruka tubabwira noneho uburyo umugore aryoha, cyangwa se kugira ngo byumvikane neza, imyanya y'ibanga y'umugore iryoshye iba imeze gute, cyangwa se iba ifite ibihe bimenyetso. Nicyo kiganiro kizakurikiraho. Naho ubutaha, bye.